umugabo witwa General Gasita amakuru ahari nuko ngo ashobora kuba yahindukiranwe cyangwa se yajyanwe mu Burundi. Gasita kimara kuba aho protestation y'abatamushaka Gasita yagombaga kugira gute guhindurwa. Yego. Kuko nta mpamvu ko ngo nini ntabwo yabora hayobora nande yarahayoboye. Cyose kimwe haki cya kabiri nanone dukoresha uburyo buri tekinike butekereza burya ngo bo ntabwo bivugitse neza ariko abantu banyumve. Ntabwo Gasita yavuye hariya nk'impehe. Yego. Yavuye hariya n'uwitwa Mbuzari nagerageje ku mugabo w'igitero atsinzwe umwana bigwamo. Yego. So Gasita no kuva hariya atafite icyo kivugo. Yego. Ati ndi ntahana batatu mwene Gasita muri kintu y'umusita n'ikindi kintu umwana w'umunyamurenge. Gasita rero ko havuye ntandi sasu rivuze. Gasita you are general rwose nta hotel saro utiyicaye uri umujenerali ugarutse mu majwi y'abantu muri uko kwezi. Ariko abantu bajya bumva ntuze appointment ya Gasita. Gasita ni maneko agashingwa n'ibikorwa bya gisirikare. Donc ntago bumva kuba chef des opérations militaires et renseignement. None reka nkubwire tujye dutwara ibintu mu buryo bwacu nakwe tuzi. Niba udatinya umuntu wita ayo mu mutwe wawe harimo ikintu kicuritse ntazi icyo ari cyo ushobora kunyura ku 15 12 ku 15 ukazamuka kujya ku musozi w'umuntu umunara ukajya gusobanuza ikibazo ufite mu mutwe. Ahubwo Gasita ku mbaraga afite muri Sidikivu. Yego. Bijya gitero yagabweho yakoreshejeho 3%. Uko Gasita yakora n'ibirenze biriya. Yego. Urumva? So Gasita rero kuvuga ngo bamukuye hariya ntavuye nk'impehe. Havuye intahana batanu yisasiye bangahe. Kandi bitamuturutseho nta nuzamushinjiza umfu. Kuko ntawe yasanze ahari. Gasita agaragaje ko leta ya Kongo yangaje abazarendo, urumva? Igasiga itafiteho controle bamaze kubikimwaro kuri leta. Yego. Gasita yongeye kugaragaza yuko muri Kongo hari ikibazo bameze nk'abakenyereye kwihururu ritagize gute bagitwikira ariko gihari. Gasita kugira ngo yikure muri uwo mutego wo kumva ko ari shushu wa leta akaba ikibazo ku baturage. Uwo mubare sinzi ko yagira ubwenge bwo kuwigira. Bisaba kugira abajyanama amafame yawe bakabyiyongeramo bantu bakakubwira icyo gukora maneko zawe zikakubwira igihari akanamenya ko atari umutego yatezwe mu kohereza hariya kugira ngo bamugire selfie imwe Patrick Moya yavuze. Donc bamwifotorezeho ariko bakora politike zabo. So Gasita ndakubwiza ukuri. Gasita nguhaye igihe cy'umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu. Yego. Gasita igitaba zandika no mu basaziro ye. Kizacanga kano karere kose. Abarundi bahungishije Gasita niba rifiringa uwo muriro birirwa bica abanyamurenge we wa Gasita. Yego. Ubwo se Gasita azavanga abarundi n'abana beza ngo bandinze. Bizagorana. Stirini ya syndrome kimurimo. Niba numva ko no murundi na konvoye yamujyanye arakandi gakiza. Nabo nibo bahindukira bakica umuvandimwe we bakamutwika. Abantu bazavana ryari muri no syndrome muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ikibazo. Nabonye itsinda ry'abanyamurenge niba atarukuri beshyira ko ari ibintu byabayeho barimo kwikora nk'abantu bameze nk'ikizarendo cy'ikinyamurenge nacyo cyo kuri guverinoma. Bafite ikintu sinzi impamvu nibo kukihata muri iminsi abantu bajye banambabarira. Bita syndrome ngo Stockholm. Yego. Aho sigarura myuguhemukira. Ukajya nk'umuhansandira nkabatwicanye gutya ungambanira. Nkabanzi ko ari we munyamabanga wanjye. Noneho kubera mubabaro nkazagezaho nkabyakira gutyo ngo ntafite Sandrine nabaho gute. Yego. Narara gute nakwirwa gute kandi ari we wambariyeho mu rukweto. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turasuje omerereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi no kuri Imana ibahe umugisha mwinshi cyane ndetse namwe mudushyigikira yaba mu bitekerezo nanjye ko no mu bundi buryo nta bundi buryo mbona yego no kureba ibiganiro no mu bitekerezo kubera icyo udakora nka Radio Maria. Njyewe gute ifite agasanduku bashyira amafaranga nese nimero zanjye ko ziriho ubwo bafite akaboko kameze gutya karimi gahirinye shaye cyababwira ukuntu itangazamakuru ivuna ariko kubera ko baha umuntu dukorana kandi umuntu dukorana bitari by'akazi ni umuzima usanzwe ni inshuti yanjye
iyo uhaye inshuti yawe uba ugize neza, ntabwo mukomeze muhe majari ngewe nujage mu ndege ngende umuntu wirwanyeho from zero tuhiro until tuhiro ariko zikusigaye kubera gukorana na supermanager cyane wowe nka supermanager w'u Burundi. oya ariko uri kuri marsha none se nige utarirwanyeho ubu ngubu wowe umuntu winjiye muri Kigali 87 ntekereza nkaba nyirimo. ko reka mubwire impamvu ibintu ujya ntekereza abantu bagaragara kuri kamera babona impano nyinshi ziraza ariko ni byiza buretse se hari ziri poisonné hari ziroze pe urumva Yesu uratangiye mbega rero imana ni byiza nanjye rero ko naje kuri kamera nuko nyine ariko ariko rwose ntacyo ndegreta ndabyishimiye ntacyo nabona ngo mucuze Sandrine kereka nk'ubu twaburanye umva mbese ariko kwakunda vango iyi minsi witwaye nabi kwakunda vango n'umuntu wanjye nibyo nanjye ni umuntu wacu nanjye wowe introduce nanjye nkumva ariko zimpamvu se uzi muri iyi minsi ikintu kiri kukuvaho pe uzi ikibazo cyabaye se urabizi ntacyo abonye agafaranga ariko nta kintu wamariye. ntabwo nabonye agafaranga abe no kumamaga ngo tujye ahantu koko oya mwebwe mwahinduye irigara gute se mwavuye mu mujyi mujya mu majyepfo simpavuga naga ari irigara ahubwo umva mwarahinduye mugiye na mutambwiye heruka yo ryarise ngaho birebe mbibona kuri stati mwagezeyo nyine dore uko ryari icyo nzi cyo gusarana so deruka yo nko mu kwa munani nko muri 10 muri kose seriye cyagiye se ujyana abana muri pisine reka nkwereka amafoto wenda oya bari abana bose twari twana twinshi sibyo turi twana ni sister warakoze anniversaire n'ukuri kwimana asubude hari aba pisine bwoko ki umva ni sister warakoze anniversaire urumva arangije aravuga ngo arashaka kujyana abana bose bo muri famille n'ukuri kwimana aba bana igihe barimo bakina mu ntuze barimo bakina mu byicungo sister Vanessa ndagusuhuje sheri Sister Vanessa niwe wamujyanye nukuri kwimana ukuntu yanzamukanye agendera mu ryibira atari baza Dodani ariko harya twari twakoranye ariko arahinda ako se dutandukanye tusoje ikiganiro mubwiye ko ari sisi tugiye kubasohokana none se imyanya nukuri kwimana imyanya yari byuzuye cyangwa se nakwizana njyewe bukene nifitiye ntago bunyemerera dore mwahinduye irigara mutambwiye uwo mushuti wawe niwe wabatwaye nukuri pe kahise yica ibitekerezo byanjye kino kiganiro kibirangiye ibi ngibi ni ukuri ariko umukobwa uramukunda koko ntanabizi bisanzwe ukunda umuntu utazi Vane I love you so much Marshall akunda uyu mukobwa pe ariko Vanessa ni umwana mwiza aya ni n'icyuki tuvugisha ukuri ni icyuki rwose wagira ngo rwose n'ukuri wagira ngo ni ntuzi ni ya defense aya defense ziri ku ntuzi ku kivu ariko ni umwana mubi Shamarshal ukuri pe iyi minsi maze iminsi reka mubwire nugaruka kuri site yacu urahazi ntitwavuga ntago batwishyuye ngo tubamamaze tuzagarukana ariko ibintu byo kujya mu majyepfo namutse Nyabarongo 9 ntabwo nzasubira mu buryo mu majyepfo ntabwo nzajya kuryoshya amajyepfo iyi minsi ndakiniye ku buryo sha no gusohoka biragoye ariko urasohoka ntabwo mbiheruka kuvuga gusohokana ariko hari uwundi bubyishyuze nuko ntarimo kumubona we iyo twumvikanye bicamo simuvuze izina reka nawe nguhe impano ariko ubu mpawe impano ariko irimo kujagera nk'induzi akira yibereka iyo mpano nkubwira ahantu yaturutse rwose purese iyi mpano yavuye hanze reka ndebe uko yanditseho ko yanditseho nk'ingoma zo kwa Ndayishimiye utwo dushobora turaryoshye cyane iyi mpano ni Ndahiro Valence papa yayinzaniye papi urabizi nawe ntitujya dusigana nawe kandi ujya kurwana shokora ubu impano inyuze muri papi iraza ku kibuga cy'indege kuri yanzaniye igishashi kinini pe kirimo amashokora menshi cyane cyo kuruzi kubika nkurikiye igihe papi yaziye uzi kubika oya yakimbaye nyuma amaze nk'iminsi nk'ine dukoze ibiganiro bigahe papi aje si wagiye kumuzana ku kibuga yego hashize ibiganiro bigahe bishize ariko gusa nyine karyoha kagize umva ariko ngo sone iyi mpano warayitaze mashanda kiyane oya iyo mpano kuba yazanye nyine ibintu byinshi yayima yashije iminsi 3 kandi yashize nk'iminsi ngahaje yayima yashize iminsi 3 ati ngufitiye impano urumva rero ahita yima nyine yaba apapi yaba aga yaba nde ni abantu bo mu ikipe yacu ntabwo uramusuhuje naga ndamusuhuje urumva reka iyi papi impano
katwigira amakuru marashari ubwo utangiye kuvugishwa atereka n'iyi papi byakurangiranye this is too much. Urakoze cyane ku mpano mpaye. Yego. Thank you so much. Imana yongere mu ntuzo mu giseke ukuyemo kandi rero ntacyo nkwimangira umwanya muke Sandrine. umwanya muke ntabwo ukiwugira urabizi impamvu umwanya w'umugoroba usigaye ufite Utere story. Uzi ko wa mwanya nakubwiwe nimugoroba nawuzigamiye kuzamura cano yanjye. Naribuze sindasohoka mu rugo. Oya nacyo no byasa 12 urangije ikiganiro tujye tuvugana. Bigutwaye iki? Kubera ko niyo ditingira. Kandi nabonye n'umuntu utera inkunga ku moderator. Nukuriga wampata ibibazo nk'ingoma za Poroso. Ukiye ditingira. Niye ditingira. Niyo mpamvu abantu bana publishing asayire n'igice z'ijoro. Za nijoro. Nabibonye. Niho biba birangiye. Niyo mpamvu nta kuri sukuvuga ko nkunda ijoro kugira gute nzi ko audience yakumanywa. Yego. Ariko ntago bikunda. Umwanya wawe uragoye yo kumanya. Kandi rega ikintu kigora abantu tujye tubabwiza no kuri. Nza muri za feri zo gusesengura. Umbabareye cyane kubivuga. Sinajeje gucuruza cyane. Yego. Najeje guha abantu ibintu nari mfite. Musanga bikostinga byinshi, musanga nyine ni kariyeri irimo kwiyubaka. Nyubaka gutyo. Yego. Bityo rero ntabwo nabura gutanga ibiganiro ngo ngiye gufukasa ku icano yanjye. Yego. Nanone kandi sinajya mu biganiro gusa ngo nayo nyibagirwa. Ngo nayo yibagirwa. Umwanya mbane mutoya ni radio ni kwa Gasaro urumva ni muri studio wanjye ariko ngira n'umwanya wo kuruhuka buri munsi. Burya buri munsi nduhuka isaha n'igice. Wabiterateranya gutravolinga mva hanjye handi bitaye imikanshirana hari umuntu w'iburayi wambwiye ngo mbaho nk'abanyaburayi mu mashifuti nibyo ariko Sandrine akantu ntaza kukibagirwa kugira ngo utakaze umwanya uri mu YouTube ubona umuntu ugutwara isaha kwikire nka randevu n'isaha mwahanye ngo mubugire Sandrine birababaza ukavuga uti iyi saha nyiciye yambwira ko ari bukererwe komba nditize bikiganiro nkaba ngipublishinze urumva cyangwa umuntu akakubwira amagambo menshi adacuruza agashaka mu ryongore kandi wamubwira utese isesengura umpaye mbishyire kuri kamera ninjya ko editinga nibura mpindura ijwi nshyiremo irya kanuze njya mbibona atashwi ubanza batubona nk'ibyihe abantu dusesengura ni ikibazo cyangwa abantu bafite ibibazo bama bya buri munsi byatuzonze ndashimira Imana ko sesenguye imyaka myinshi nta muntu n'umwe urantunga agatoki urumva haba mu batugenzura tugenziye ngo nyinshi zitugenzura zaba izitangazamakuru nta gasopo ngira nta niyo nifuza urumva ibyo byose abantu bajye baza bavuga ibibarimo tubyeditinge ibitari byo wemerewe kuvuga utanu navuze ibi nibi muhakuremo nacitswe ariko abantu batanga ibitekerezo baze kururubuka rurimo amafaranga yego rurimo buri kimwe cyose rurimo no kwisanzura dufite igihugu cyiza ahantu umuntu yisanzura akavuga ibitekerezo bye yego njya mvuga ngo kubikwiye kuvugwa Sandrine nta hantu njya nitega umutego yego nta ndi binjya nicyo urumva yego kandi nguwe neza ntaje mugakorera amafaranga ari mu busesenguzi amena twikomereze masharo biravugwa ko umugabo witwa General Gasigita mushuti wawe birababaje kubona nza nambaye fonse militaire ntugire ikintu bivuga kandi naguteza umutego nabikubwiye off camera abimubwiye off camera ako supermarket yakwiye ati fotora naka tugira gute na gute baza kunyerekanira iyo pantaro pre unyerekanira no pantaro mashari singunda gufata umuntu ibintu bya ako nahise mbimuvuga ngo yambaye ibara nkunda ariko ntago yibujijwe ngundi ibara rya fonse kabisa muri abapfubye mu musirikare cyangwa umupolisi yo opeje none mashari akunda kujyanisha reba ingofero ijyanye n'ipantaro ijyanye n'umupira n'amasogisi byose birajyana ibapfubye mu mukobwa this way umukobwa mama aragushije cyane ashaka akaba ari gutunga kwaje kuntereta yo boya ari kuva umukobwa mwiza kabisa yewe umukobwa winda se nta ikibuno wapi nanyashe mami wari uhiye kabisa icyo gihe nyine Imana iyo uvuka umukobwa ariko gwa ibindi abandi ari kujya kubibajisha Kanombe barabibajisha bagashyiraho ikibuno bagakura hinda byose nari kubishobora abandi babikora se ntareba kandi umukobwa udafite nyashi ngo yakitwa rya zina rya mushiti wawe uriya kuzamuka kuri nationale ntago byamugora hari uva Nyabugogo uza mu Kigali ese ko ntabimuremerera biri inyuma sibyo ntukuzamuka neza nka ntuza nka vewiti zamuka ntuza ntacyo kimugoye basha twikomereze naye nkubwiye ngo umugabo witwa General Gasita amakuru ahari nuko ngo ashobora kuba yahindukiranwe cyangwa se yajyanwe mu Burundi
yego ni amakuru arahari rwose Yego. nabonye na ba Steve bayandika yego nkibaza kuba Gasita yajyanwa mu Burundi uri kugira ngo aticwa cyane ko umugabo witwa Marshal yavugaga ati Gasita ntacyo yakorwaho birashobora kuba babonye ko zahinduye imirishyo ntabwo ariko bimeze ubundi probablement mu buryo burimo administration inumvikana Yego. mu buryo butarimo no gukaza ibintu Gasita akimara kuba hariho protestation y'abatamushaka Gasita yagombaga kugira gute guhindurwa yego kuko nta mpamvu Kongo ni nini ntabwo yabura hayobora nande yarahayoboye cyo si kimwe Yego. ariko icya kabiri nanone dukoresha uburyo buri tekinike butekereza burya ngo bo ntabwo bivugitse neza ariko abantu banyumve ntabwo Gasita yavuye hariya nk'impehe yego yavuye hariya n'uwitwa Mbuzanira agerageje kumugabo igitero atsinzwe umwana bigwamo yego so Gasita no kuva hariya atafite icyo kivugo yego ati ndi ntahana batatu mwene Gasita muri kintu y'umusita n'ikindi kintu umwana w'umunyamurenge Gasita rero ko havuye nta n'isasu rivuze Gasita you are general rwose nta hotel saro utiyicaye uri umujenerali ubu ugarutse mu majwi y'abantu muri uko kwezi Marshal amakuru agitugeraho nukuvuga ngo we yaradeployinzwe yagiye mu buryo buteye ubwoba ntibishoboka nta general ugenda muri se general anyurana mu buryo budateye ubwoba gute ahubwo vuga gutyo urumva nese bagira ngo agende mu buryo buteye gute n'ubusanzwe ariko abantu bajya bumva ntuze appointment ya Gasita ni maneko agashingwa n'ibikorwa bya gisirikare donc ntago bumva kuba chef des opérations militaires et renseignement none reka nkubwire tujye dutwara ibintu mu buryo bwacu natwe tuzi niba udatinya umuntu wita ayo mu mutwe wawe harimo ikintu cyicuritse ntazi icyo ari cyo ushobora kunyura ku 15 12 kugeza ku 15 ukazamuka kujya ku musozi w'umuntu umunara ukajya gusobanuza ikibazo ufite mu mutwe yego telefone y'umuntu witwa ayo yava akagera ku isi intelligence officer urumva yego ukimara kuyibona ukabona ukajya ukayimenya utangira kubara gatanu we Sandrine cyangwa n'undi wese udukurikiye nubwo ribu yagutumaho ngo uzaze mu munsi mukuru wo gutangiza ikipe y'amaguru cyane urumva ukimara kubona tete ya ribu kandi bagiye gukora ikipe y'umupira w'amaguru barakubwira ngo uzaze uje muri fan team urumva ubanza kubyibazaho ngo ribu impamagaye gute ni example nshatse gutanga ni ibintu waza gutekerezaho kuko ni ikigo cy'ubutasi cy'ubugenzacyaha icyo nshatse kuvuga rero sinshaka kugereranya inzego sicyo ngamije ariko ndakwereka ko hari umuntu uba ukomeye urumva kubera urwego akorera ntugorora rw'igihugu sibyo noneho ufata umuntu Gasita niwe chef w'ama ayo yose yo muri la region militaire yabo sibyo nta operation ipangwa kuko niwe commandant chef des opérations atayisizeho umukono niza bazarendo yego Gasita afite ijisho no gutwa ahantu hose nkamaneko mukuru muri kariya gace amakuru harara yazo tunama mwakora twose Gasita report zimugeraho ahubwo Gasita ku mbaraga afite muri Sidikivu yego bijya gitero yagabweho yakoreshejeho 3% uko Gasita yakora n'ibirenze biriya yego urumva so Gasita rero kuvuga ngo bamukuye hariya ntavuye nk'impehe havuye intahana batanu yisasiye bangahe kandi bitamuturutseho nta nuzamushinjiza umfu kuko ntawe yasanze ahari Gasita agaragaje ko leta ya Kongo yangaje abazarendo urumva igasigara itafiteho controle bamaze kubikimwaro kuri leta yego Gasita yongeye kugaragaza yuko muri Kongo hari ikibazo bameze nk'abakenyereye kwihururu ritagize gute bagitwikira ariko gihari kugezaho umuntu ukora mu ngabo za leta because ari umunyamurenge abaturage bamuvugiriza induru yego sibyo yego Gasita sabwa agashya dakoze nakahe Gasita ni boro kuri mu 23 yayibonera content urumva gute kubera nyine biriya bamukore ibaze Gasita aje nk'umure mu 23 sibyo agakoresha nk'ikiganiro nka press conference bakabaze koko ni kuriya mubayeho namwe muri leta burya niko gahinda muhoramo icyo kintu ndaza kugikomozaho niyo deteresse mubamo ari byo bantu ndabonye banavuga bati biranashoka ko Gasita ashobora kubona ati nubundi niba abantu nanzwe gutya hakaba hakorwa n'imyigaragambyo ati ubundi wakiyunyinga kuri 23 nkababaza Tshisekedi ntabwo yabikora gutyo kubera ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwakoze balance yego bwamuryamyeho bumuteza abaturage muteza n'abaturage urumva Gasita kugira ngo yikure muri uwo mutego wo kumva ko ari shushu wa leta akaba ikibazo ku baturage uwo mubare sinzi ko yagira ubwenge bwo kuwigira bisaba kugira abajyanama amafame yawe bakabyiyongeramo abantu bakakubwira icyo gukora maneko zawe zikakubwira igihari akanamenya ko atari umutego yatezwe mu kohereza hariya kugira ngo bamugire selfie imwe Patrick Moya yavuze donc bamwifotorezeho ariko bakora politike zabo so Gasita ndakubwiza ukuri Gasita nguhaye igihe cy'umwaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3 yego Gasita igitaba zandika no mu basaziro ye kizacanga kano karere kose kuko Gasita yabaye case study
kurwanirwaho intambara z'amateka ya Kongo yose en general d'etat en officier general urumva usuzugurwa n'ibihararumbo biri aho ngaho byo kumana ngo nibyakutumba nubwo leta yiga muryamaho ariko nawe hari cyabayabonye ikigize cyo gisobanuye ntago leta kumuryamaho ikigize cyo gisobanuye n'ufata military policy igafunga yakutumba igafunga makanaki urumva tukabona ko abamusaranye babihaniwe naho kuba batarabihaniwe igitabo chapitre y'igitabo cya Kasita nicyo kindi niyo chapitre ya kabiri leta aranshyigikiye ariko abantevugirije induru ntibabihanirwa ntibagira icyo iyo leta inshyigikiye baracyara partenaire urumva ikizaho no kubunga Kasita zurira indege afite amafaranga akaba yakwigira nko muri Zambia akabaho nk'izindi mpuza kwati leta ntacyo mpfa namwe n'abandi ntacyo dupfana urumva ngiye kuba nka Kasita sibyo kandi rega noneho tunabivuge Kasita buriya nubwo yagiye ashobora kuza deployed hano mu tundi duce bavuze ko yabaye intwara hita yumbi sibyo mu bindi bice bya Kongo ariko agiye kuba ruvumwa n'ubundi ahandi azajya kuko abazarendo ishyano bamukondeye n'ahandi rizamukurikirana Kasita ntagifite umwanya muri FARDC asubiye n'icisha zinduru bazazivuza aho abaye deployed batudurumwa abazarendo bagize urumva ahagize gute dore umwe abazarendo bagize gute Kasita ameze nk'abaye demobilize buriya bambure ahubwo Kasita kugira ngo bamukure ubuvira bamukorera package urumva akaba demob akaritaringa kuko ubutaka bw'igihugu cye yananiwe kubukorera akazi kandi ntabwo ari mu bibemo yuko azaha service katanga cyangwa ka service yose ntayihi wabo service udahaye iwanyu nayo nta kintu imaze nubwo bitari hamwe mu gisirikare so niba baramwanze ukubise nyakabwaye kubitanye n'iki byose ubwo no kuvuga ngo service za gisirikare deployment zirananiranye nave mu gisirikare bamuha izindi serivisi biremewe sibyo cyangwa se yagiye no kwikorera ibyo nibatabikora rero abyikorere niho nakubwiye ngo ashobora kuba adafite iyo mibare abyikorere ya defecting akigendera yanasaba kwandika karompa ntuze kontra afitanye n'igisirikare cyata akavuga ati igihe maze mu Ruvira arabyemerewe bujya mu gisirikare buzikoroje remewe akavuga ati depression nkwiye mu Ruvira itimye numva ngomba guhindura umwuga bigishyushye ubungubu akabwira umugaba mukuru w'ingabo kuko bahameje ko nta cyaha afite ubu aracyari umwere bataramuhigaho ibindi ngo bayimuhimbire mudodere ubu ari mu gihe CV imeze neza imaze imistangaje kuri televiziyo yo kwandika karompa kontra afitanye n'igisirikare hakiri kare byamubuza kuzakora ikindi ashaka uwayirombye ntashobora kugira akavuga ati nyakubahwa perezida wa Repubulika umugaba mukuru w'ikirenga nyakubahwa mugabo w'ingabo nyakubahwa n'iki inteko ishinga amategeko kesi yambayeho muri Uvira sibyo yankamuyemo uburyo bwa gisirikare kuba ntemerewe kurinda no kuba umusirikare w'umurenge n'umudugudu navukiyemo abandi bavandimwe bakagira gute twareranywe bayagutumba n'abandi bose bakangira kuriya dignité yanjye nayitakarije hariya agahita seza ariko ubwo butwari se arabufite ntago bufite bafite ikintu sizi impamvu niba kukihata muri iminsi abantu bajya banambabarira bita syndrome ngo dusitokorome aho usigara uramye uguhemukira ukajya nk'ubu hansandira nkaba twicanye gutya ungambanira nkabanzi ko ari we munyamabanga wanjye noneho kubera umubabaro nkazagezaho nkabyakira gutyo ngo ntafite Sandrine nabaho gute narara gute nakwirwa gute kandi ari we wambariyeho mu rukweto Tshisekedi ntakunda abavuga ikinyarwanda FARDC ni ibyo ngibyo yakutumba ngiyo urumva abarundi bahungishije Kasita nibo rifiringa uwo muriro birirwa bica abanyamurenge we nabo wa Kasita ubwo se Kasita azavanga abarundi n'abana beza ngo bandinze bizagorana ya syndrome kimurimo niba numva ko no murundi na konvoye yamujyanye arakandi gakiza nabo nibo bahindukira bakica umuvandimwe we bakamutwika abantu bazavana ryari muri no syndrome muri Republika Demokarasi ya Kongo nabonye itsinda ry'abanyamurenge niba atari kuri beshyira ko ari ibintu byabayeho barimo kwikora nk'abantu bameze nk'ikizarendo cy'ikinyamurenge nacyo cyo kuri guverinoma so ntabwo nzi ndibo byanditse ngo ninde sinamenya credibility yiwe ariko abafite iyo ndwara ni benshi bacyuva ngo Kongo yacu no muri M23 barimo niyo mpamvu nari rwambaye impuzangano z'abarinda Tshisekedi uriya nka Colonel Wiringoma n'ababashije general n'aba officier bakuru muri Republika Demokarasi ya Kongo birizamo impuzangano za Garde Républicaine ya Tshisekedi kugira ngo bagaragaze iki ko Kongo ari yabo ko ari abaje pese nabo ba Tshisekedi iriya ni ya syndrome kibarimo kubo cyumva wahora ugendana n'icyo guhiga n'icyo watumye uhunga n'icyo watumye ugira gute kereka niba abantu batuvyo syndrome mitaho ngaho nakomereza izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutuma izi modoka bigoye
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.